Biza kumbwiye ko ugiye avoma bakayatekesha ariko kuyajyana muri dushe ari insazi. Kandi ikidushe kiba kiri hafi. Kanya ariko ubundi dushe hano ni wese. Arubizi neza. Nta muntu ugira dushe ye. Arige njyamo gasanga umuntu ari kwituma ngabe ndabikubye. Agora nubuye bwo. Gasamaze kuba mukuru se. Umwana w'imyaka umwe. Umwe n'amezi ariko madacyambara pampa se ubwo ayambara ibyaha ari homo ariko yatembere mu bandi ni za pampa. Mirera mukubita agapampa. Ni njyewe ukamukubita. Ariko rimwe na rimwe n'ubundi ashobora no kubunuza. Ese nanjye ko nabunuje se nakuze. Ntabwo kigasoma se. Wapi. Ikintu cy'ujya unywa iki? Ikintu njyanywa nsigaye nywa amazi atetse. Rikumva ya mazi arimo rubagimpande cyangwa ni rumari warunuwe. Ngoyo mbaye ikaze kuri Power TV Sony Power Designer and presenter in the country. Ndi kumwe na Jingle. Wogwanme. Wewe. Umeze gute se? Ni wa mutima. Umeze fresh. Nameze neza. Wowe se umeze ute men? Nayi ni heza nakibwa mu mushuti wa. Mushuti wa ntago byabura yuko ntago nta muntu ubura inshuti. Wari wowe. Abana bamvanye mu nshuti. Wowe? Ndagupenda ku moyo. Ni ku moyo. Ku moyo pass. Ndiko nambaye akajezi nakiye kiba. Akajezi se bakita mani Kave State. Bakita gute nyine nakiye kiba. Bakita Dortmund. BFP. Mindukire banakayoke se. Turebe yuko nagize. Ntago izina ryayo nari ha promotion nyira yari. Jingle. Anditswe ni T. Gusa nyine nyirako ntago nanamufana. Nanamufaka kuko yakavuye state. Ariko kamanze nanamuhindurana niba nayo kazana kabona. Rebira izina. Sakwe. Ni sakwe sa? Ariko ntago ajya bikora ngasome duse. Sakwe sa. Inshuti yanjye ariko yarabyibagiwe men. Byibagiwe gute? Abyibagiwe gutyo nyine gute anyohereza akajezi. Nanagerekewe n'ubundi nako kugabanyisha. Rega mani nduruzinga. Neze ko kutarya amafi yarakwegereye. Amafi yaranyegereye ariko. Ariko ubundi hari umuntu wakuguriye n'agafi. Bro. Ramujama ubwo kamanze mwubaye. Ura niniga yanjye ahari rwarugiro ragiye. Rikumva ahari hose. Warubuze se? Oya ruraruge mani ntago nshaka gufunga. Ngomba kwirinda. Ariko uriya mubiro wanguriye agafi unyanyibukije. Ahari hose mani ryajye muhezagira ku mwoyo. Kubera ko ntago namubwiye ngo ntago nari meruka kubyaruza. Ariko niniga yanjye mani. Uramuzi se? Ndamuzi bambwiye izina rye ngo bamwita Amani. Mwibutse n'akandi kazina si Amani. Ahuri hose Imana izaga kiyumvire men. Bahitwa ngo Amani. Amani wa mushuti wanje mbese kugira ubyumve neza. Amani mushuti wawe. Ngunange nawe yaratuye se. Yarate ruguru ya basket. Bafite n'umu sister bita Dina. Gusa yarabinkoreye. Yumve ko atanguriye swingi ahubwo yanguriye agafi. Barakariye se? Byanyabyo men. Cyangwa isi yamarira uri kopenti. Nagasangiye n'umukunzi. Numva nari kurira. Ndogo se muraheruka? Mandogo man. Nimukajye mbabariza mwoyo papa. Ziko nanabikimbuye. Ibiki. Kurara nambaye ubusa. Nago yeruka. Mbero. Tujya tubireka man ukangimbiza. Jingle yeruka ryaye. Kubunani. Kubunani. Nibwo ryamambaye ubusa. Bana zibireka ariko warumeze neza men. Nese adukamfatiranye ma hose beruka ryari ubundi. Ubufatiranye. Nese mandogo ayerugino. Agayeruka ariko ngiye kumwohereza gatike n'ubundi nanjye man. Kubona risomwe mwahuriye? Kubona nimwe mwahuriye he? Yatwawe muri Hotsagara. Yari yaje gusura. Arega ari yubashye warunu. Yogira ngo nizankayo. Hafi. Ntago ujya hahandi muri desa. Naba nsuzuguye umubyeyi. Baze nagiye muri desa. Nashobora nuko nakishijwe.
ariko nashobora nkayaguramo agatobe n'ubundi nkisomera. ntabwo kigasoma se wapi ikintu cy'ujya unywa iki Jingle? ikintu njyanywa nsigaye nywa amazi atetse. Rikumva ya mazi arimo ni rubagimpande cyangwa ni rumari warunuwe ntibutse amazi arimo rumari. niyo amazi arimo rumari rubagimpande kwibeshya biba ariko rubagimpande niyo abasaza mwana kwibeshya bibaho tu ariko ntarebe tu ndishimye narimba kumbariga Power TV show manye nsuhuze n'abafana bayo mukore subscribe n'abakunzi banje bazankimbure gusa ko bazajya babikora nk'amani man no agezwa kantu yavuga ngo sinagukumbura kumweyo oya kandi bavuga ati ni ntuzenya mwawe yose ntuzenya se nibiki ntuzenya nyine ntuzenya ni ubushatse kuvuga nuko ntanye ntago muzi wo ntuzenya cyane ntuzenya uramuzi none zigara abanyari kirundi baze kukiyoka waronuwe ayaye kubaza mu yumbeshye nakubeshya iki ngo ntuzenya bisobanuye iki ntuzenya bivuze ngo nuko niba gibubongeye kukurangira ndiko bivuze ntuzenya bivuze nshaka kuvuga izina rya Patrick nkawe Pazo Design nkaba ngiye gumpuye n'undi muntu akambwira ati wahuye na Pazo ambwira ati Pazo ntago twahuye ariko ambajije nazamba yakwibagiye avuga ati wahuye na ntuzenya nde none yambwira Pazo ngahita menya ko ari wowe ntuzenya ndetse twari tukiri ku bintu by'ujyunywa baramubwira ngo amazi ngo arimo ngo rumari niki nagafuenta ndavuga fanta ariko siganye mvuga ibintu nguyobe nagafanta bona naturatu juice nyine twamake ugira juice ugiye kumbwira mu moko y'ama juice ane yuze amoko y'ama juice nzi nyange rikumva amenya reka nkubwira ariko men mbwira namenye iriya bita marite rikumva namenya hari indi yabuze usanga isumbwira ngo nguvu nguvu men aho ikorana na nguvu ko nambaraga nkigira mane nsigaye nkubitirwa ubuntu niyo mpamvu ahubwo ndaje nsubire kuri nguvu mwa uzi ko nkimwe muva abantu bantinyaga warontuwe none kuba naragiye kuri kamarite basigaye banyanga ngo nago nyigura kandi kari nta namafra yarabuze muri maniga amafra yarabuze ariko nsigaye nkukaji bundi kamarite kubita kuri raka twiste ariko mba twiste mu bwoko bubiri ngo ubwoko nabwo bushiremo ubwo tubaye dutatu arimo akicyatsi n'akumutuku sizi nakubwiye n'inyange rero si byuzuye oya ntago byari byuzuye ariko twiste n'ubwoko bumwe nuko wambwira fanta ukambwira ngo fanta ya orange ni ya coca niki rero turi kuvuga amaji none amaji indi ji apu ngumutse kandi kaji novida atwo tuje ubundi nubwo wenda birangora kutubona ariko yo ntubonye mba numva n'ubundi ndi gukora umubiri ndi gukora body agasporo gaheruka se siporo mana abahungu baranyanze aho ikipe yacu Engrevere ngo basigaye bayitsinda ngo yabaye ikipe yoroshe nuko bambuza ubundi bazashiramo agatema ashira agapira hasi siko igihe dore ko ndi kumva uri kumwe ngo kugatera ngo meze fresh aragateraga man uyu mwanya ngo warawusubiranye ariko hajemo amatika ariko bunari gucika byagenze gute dukorera ku murongo byagenze gute kugira ngo nyine bakuvane kuri wa mwanya wawe mwanya se uzi ukuntu byagenze reka mbishire hanze ubundi ndiguhisha iki abasenzi nagurishije godiyo men yavuye state rikumva yari bakwizariye yanjye se ahubwo ni ikipe iyi kipe ariko igenerwa nge uko ari nge yari ikwiriye none kubona narayigurishije si iyanjye ni iyabo none se ko bayigurishije kandi bakakubaye ko itari inkwiye kandi nta wundi none bayihereza undi
akayambara ariko impamvu nayigurishije rata nari n'umuntu wambaye cyabaye kinini na kinini ariko umuntu yambeshe job nyigira agatike man ababira nababwiye ntibabyumva ngo bashaka kunca mu kibuga gusa ariko nge ntago banciye akaguru nagenda n'ahandi nkahakorera gusa ikipe yanjye ndayikumbuye me urayikumbuye kumweye ntago agatiza se ukajyamo pe mfite igisebe giteye gituma ntakajyamo ariko ninkira nzajyayo mfite ko ndi kubona umeze fresh wambaye n'ipantaro ese ni kumabyo ese nkuremo mwereke kumabyo men naba nisizigwisha ariko igisebe ndagifite nyikwereke basi ubyemere ni ku kirenge basi kugira ubyemere neza ni ku kirenge zirakara agaciye muri story ari boro turi kuza hano zo bavuze ngo urazikumbuye boros zanya kubitira ku nuza ko giti inyaksi man inyaksi ziheruka ubundi ni inyama ku batazizi ni inyama inyaksi zeruka kuri bonane ya demire kenze kandi twaje hano ejo bundi ese ejo bundi mama ndogo yaje ntabwo ari akanyama ni agafarega nese inyama y'agafi itandukanye n'inyakisi y'inka cyangwa y'ihene urumva rero urenzeho na kanovide oya ni kamarite na mwene vida hano zarabuze kamarite na kayinereji nkiyongeramo na kimarega ari nkumbuye ariko nari ngikumbuye pa no slang cyashya ni yihe ngomba kumbwira akantu gashyashya kwawe ko wazanye shaka urwana se ago niko gashyashya cyangwa uri kumbaza niba ushaka ko turwana roza si sirenga ushaka ega naje kubitura dabo kumurongo zose ushaka urwana se izo n'ababire bashaka bazizi rikumva ubwo ujye ukabwira umuntu bigenze bite kwa kundi tuba twishimanye turi gusoma akantu vida dushaka irwana mushuti wa yambwira ngo sawa tubwira ati cyangwa se sinshaka inzoga nshaka ibiganiro izo si sirenge iri kumva mushuti wa ariko wari umeze neza sirenge zirara ni nyinshi akandi ni nuzenya uri yindi kavuga uri nezeriye none nuzenya ariko uzanye ikironda cya nuzenya sicyo cya nuzenya ni nuzenya niyo sirenge niyo igezweho itazigera inavura niyo yadanje igezweho nuzenya nk'ubusirange bwa kera ntujya ubwibagirwa ji bwa kadage bwa kadage bwa wowe wendege kewadaze ayo kewadaze kukavuye kewadaze kara n'umujama twawe mana ndakankubita gutyo akubara state bamwita fizo ngo kewadaze tenadaze ndamubwira ati naribi ni bya bihe komeza nyine numvaga ndakishimiye tu na twati twose nitwadusirenge n'ubundi ntabwo se wereka gukora ti shaje bireka mushuti wanjye umbwira ngo mukwinza ari kure ujya ndi kuvuga ya ti wakoreye ka gafone ati byaraheze byararangiye mu kibikora ayikumbura ubu ngubu bakunze nshaka niba bande nanjye nshaka banyaba ariko atari wa mukunzi uzambwira ngo musukishe umbwira ngo mujye kumusukisha ndamukatiye retushe ya desa agiye uwo mukunzi ndamushaka ku mwoyo ntazamvune tu ese mama ndogo ntabwo ujya umushirisha agasoho wapi azanyange amafra mani yaraheze amafra yarabuze warunu ubwo ntagasuka kamuhereka ku mutwe oya arabikora n'ubundi aregare mani aga byose naga ni nk'umuntu abivuge ariko n'ubugwamba nawe kucishamo nka rimwe kavuga uti igihe njye gashiraho ndakisha bikora rega naga ni ngombwa ngo mbikubwire nisiko nagusaba service ngo uzubinkorere ariko n'ubundi ndabimukorera ari tuba twatubaga ariko aseje wari gogaho koga nko muri ano mazi nyine ukajya gusanga nayibase ndayatinya nzaza kwiyahura mu Kagera Imana izanabimfashemo rikumva nazafata n'uwo mwanzuro nazayobera hano nuko nakinywa swingi nsigaye n'inywero tujuyisi ariko
Imana iza nandi ndekuyobera mu Kagera kuko nayo ibase biramvuna kuyasukamo subize ko byamvunye kuyavoma hari intuza ziratwegeye tu imigezi ziratwegeye ariko gufata ijerekani nkajya kuvoma nshobora kurivoma arayo gupiga aho kugira ngo tukemo basenge muri douche ntago bimvuna ariko uwo mwanya ubundi ni ubura Jingle ubushize rwa ngo wateye imbere gusigaye hoga ngo rimwe mu cyumweru ubu ngubu bigeze rimwe mu cyumweru ahubwo ati hacamo umunsi nkoga harya rero sigaye hacamo umunsi koga none ubu ngubu rero ni buri munsi buri munsi urambeshye uriko nasa n'umuntu woga mene nizo kumbwiye ko ujye uyavoma bakayatekesha ariko kuyajyana muri dushe ari insazi kandi ikidushe kiba kiri hafi nako kanya ariko ubundi dushe hano ni wese ubizi neza nta muntu ugira dushe ye arige njyamo gasanga umuntu ari kwituma ngabe ndabikubye dushe y'imahama ni wese mene nta muntu ugira dushe ye kandi wari ujyanye utuzi wari ugiye gukora yagiye ko ubwo rero bitanyamuhereza akayasukamo n'ubundi bikarangira ariko nta mutima mubi tukoga ndoga mani ariko kuki ugenda ubita ku kireko cyo koga mani kireko cyo koga birakubangamiye oya erega niwe wabimbwiye warambwiye uti tugira ibyumba wogaga rimwe mu cyumweru ku isabato hari imbeho nabwo byacagamo n'ubundi ku cyumweru hazamo mwindi imbeho nkarokarasa nkazoga kuntu guhindura nyine ariko ubu ngubu ni buri munsi nta imvura yagwa itagwa oya hano amazi iminsi yakonje yagwa imvura wari uri koga noga cyane kandi uri kumva apana no kujyana cya gisukiro nsigaye nogesha kakaga k'abakire gisukiro se ibyumba niho hari ku Kinamba ubundi najyaga muri dushe ngahita mbwira umuntu ati ngiye ku Kinamba kandi ngiye koga ariko wajyaga uba woze nka rimwe mu kwezi ibyumba rimwe mu kwezi oya anga nawe saga swing n'agatabati ko kuruyaga imihanda se imihanda buno narayibagiwe man buno sigaye uhereza ngo hano mereza ni karitiye nuko nsigaye murana abantu uzenya nyine nkahita mbona nyine na bari kwikorokera bese bari kugenda ariko akenshi nkunda gutembera kugira ngo rero n'amaguru nkahora na za nshuti zanjye zimwe na zimwe tudaherukana uri kumva none zindi mwasangiraga kano vidi byumba zano vida ariko buno zaraheze ariko nago hano nakubwira ngo ndahereza nta geto zikibaho hano ngo uraherezamo muryame ngo urebe akamuvi ngo ukore iki ngubu ni ugutembera ukagorora amaguru ukanicara no kandi n'izuba rya hano ryatuma unahereza muri karite ukorera gukubita ukavuga terekana imbere njye gushaka agacucu aho akenshi mu nkundu kwibera ku buye ry'urukindo mbese nk'ubu hagize nk'umuntu uza agafite ibicara akavuga uti noneho ntari biturajya mu gapisine apana noneho muri ano mazi pisine kagusokana agapisine bayibwo nk'agafanta ubu ni dayimoni yabije ku iyo mudu oya pisine byonyine ifoto yayo nzibona kuri video sindayiragira ngo ari kuncuka n'ubundi ashaka ko abanyenye kwa shitani ahubwo zakambira ati pisine nta nubwo hasanzwe ariko ko ntarahabona nta nahagera nese ko mbona ababire benshi n'ubundi twakuranye basigaye bahajya bakanakina n'umudere nkabona bari no mu gipisine baryoshye ukabona we byaranze nta nubwo urayireba none se nkubeshye men sindareba kuri pisine aho ujya wumva nyine ushaka nko kuzagira kuri pisine nzahagera kubera Imana wa mugani wabakunda gusenga kubera Imana kunywa agafanta uri koga ndi kumwe n'umukunzi none yambaye agasume hirya nanjye yambaye akaboxeri ubwira ati be ni wa mutima mubire wanjye se bundi yankoreye ubufu mubire yakoze ubukwe mani yigira muri service bro kandi mpari ariko mungani wari kumbwira uti umuntu ngo hari umuntu ngo wakoze igikwe yigira muri service ajya kubyaruza atanga byeri atanga fuenta kandi uri mushuti we wicaye hari n'abandi b'inshuti ze mwese mwicaye uwo mubire nakamukubise fa
nuko nyine n'ubundi sobojwe n'iki kandi imbaga fanta karakugezeho uyu ikibazo no kubyikorera kandi afite inshuti nyine yabagaragaje nabi yaradusuzuguje n'ubundi n'umuntu wese uzakora igiko akabikora utyo azashobora n'ubundi azajye ku murenge azajye ku kagari atanga ikirego avuga ati n'ubundi byanze nabuze abankorera savisi abimukorera banazana n'inzerereza rikabimukorera kugira byikorere ugitega yari ari kuzakora igiko ibukwe se nimbona amafra mwene ibaza wambaye agakoti wagaze uri kwiderapo byambera se byambera men sikameruka costume zamani wambaye costume ryari yaviye ariko nambaye costume yaviye zamani ndiko kipima Ekenga ndiko kipima igikositime cyaviye nibwo meruka kwambara costume yabindi by'ibifungo nka 7 bigereka kwambara byanyabyo costume bavuga ngo ngiye anubuko agashati kwambara agashati kugenda wambaye agashati k'ohiti agashati kakawa ntabwo ndakambara ho kese bwa bushati busanzwe bw'imirongo bwa tiyeyi nyine ntabwo ndanafunze aho n'umwenda usibye no kushuri nibyo banyirukaniye ntabwo wafunze nafunze ubwo se ugiye mu gihe cyangwa gute kwifunga ari ndeba ntumiye nta muntu uranumira ku bukwe ahubwo vuga iyo ugiye kuvumba witwara ute nk'ubwo bukwe iyo ugiye kuvumba none bigenza gute n'ubundi ndagenda nitsimbye ngatansinyara umuntu ndi kubona wambaye nambwa ati nanjye ndahari kabinkorera agahita kumenyaga cyane oya saba nshaka kubyaruza kuko ho mubabiriyo sinanabura n'imyaka yugiye mu gikoni none akahekana uburgo tagetinga nako gusoma byari kera rega byari kera ubu ngo barega jye umenya ko imyaka mani tumaze kuba bakuru bro tumaze kuba bakuru ntabwo tukirabo kujya kuvumba mu bukwe n'ubutantumye ntaho naza he mu bukwe butari ubwanjye se butari n'ibw'iniga yanjye niba umubire watumye nakora n'ubukwe nuwigiriye muri service kandi ari iniga yanjye mbese byabaye kera ejo bundi men ariko hari n'undi wari ukumbwira ngo byarangiye n'amavide abuze ayashinja abo yaserivye kandi ariyo watanze neza urumva atari ariyo mubimukurikiranira ariko karere wari ukumbeshye ngo hari umuntu watumye mugura amakoti none ngo yashaje ngo mutayambaye umubiri arazwi ariko utegereje umwami Yesu amakoti yazanye urubobi n'ubu muracyategereje twarahebye message we nawe imyaka nyine kujyanye umukanya nawe uvuga ngo umubaze kuba bakuru yari kuvuga uti nubundi mama ndogo nzamushira mu mago ndogo twibane nategereze aracyari igenda cyari muto nozisi bo muto kanukanye kandi arambwiye ukuntu kuze cyari mutarega nzamuzana njye kujya kumugemuriraho mu mana wapi ndacyari muto nategeze nimbona amafaranga ntago wahiga n'ibijob mwana nzikorera umucanga none niba nzashaka njye kwikorera umucanga cyangwa mumba amatafari ariko kazi kabimahamba wapi ko kazi nakabanuzenya nyine tu bazabivuga bakanabafungira nakabanuzenya weho noneho ubwo ubona nyine uzabona amafuru uzayabona ryari amafura ngo amafura n'ubundi kubera Imana igihe turacyafite ubuzima nta kwiheba amafura azaza ntago nzi igihe nisa n'umugubu dushobora kuba dutandukanye gutya gahita mpura n'ubundi n'amafura kandi naba ndyoshye ko atarayo gushaka biravuna mushuti wanjye ubonye ubwo nko gatenike wahita ukora iki ubu ngubu nahita ngura pampa agura n'ubuyi bwo amaze kuba mukuru se umwana w'imyaka umwe n'amezi uri kumva atacyambara pampa se ubwo ayambara ibyaha ari homo ariko yatembereye mu bandi ni za pampa mbere mukubita agapampa ni njyewe ukamukubita ariko rimwe na rimwe n'ubundi ashobora no kubunuza ese nanjye ko nabunuje se nakuri uyu mudu urayizi cyangwa umwuka yawuru iyo rero ni cya gikoma cya tsimagyo urayizi se
umutsima w'ibigori nyabisheshanyo mbese papa ndi umwe atarapfa ubundi bawitaga ndi ubumwe tujye tureka kwibutsanya byabo ahubwo twageze muri viziyo wari wanywa ku ntuza wari kunywa ku mata ryari amata se kuva nagera imahama sindayanywaho pe nyaheruka ibyumba nabwo se ibyumba se warayanywaga ni kwa kundi mba ndi gupfa nanyweye ibidoze byanyishe umupira agahita ngirira impuhwe akambwira ati vayo inywera amata ariko nawe ntukuyanywa n'ubundi mpita nyagarura amata kujya muri kantine mberuka kera bakiyita moderine kera cyane nabwo n'umujama wanjyanye witwa Kaneza wagiye state zamani kavani ape kavani n'indogo uraweje bundi man hari umubire wanjye witwa Kaneza kanyunyuri ubundi bamwitaga Kaneza kagira neza ariko ubu kuri fibi yitwa Kaneza Keri Ene Claude ariko nawe hari abantu batazi amazina yawe y'ikinyarwanda ajya bumva ngo Jingle gusa uyazi umukura arayazi apana nk'aba bana beje bundi nyine rivuga witwa ndi Nziza n'uzenye oya yavuge yombi yenda biziko yitwa Nziza vuga ari rya kabiri Nziza kagira neza uzabone iryo zina yitwa gutyo zanca amande Nziza kagira neza ariko niyo mazina nshimisha ariko bari igihe nyavuga bikanira n'isoni pe ariko nta mazina meza ariko nyine Nziza kagira neza biramvuna mani kuyitwa ari ahantu njya bagatambwa ati ngo uziko ngo ntana akazina k'ubukristo ugira nase wari nko kukayawurute urute mana naba nkubeshye sibye wenda kwa kundi tukugaburira umwana yigize wadanje ngahita mvuga ati nakabizu mwe ngahita musomye ko sindayisoma yose ngo nyuzure ya nyayo ariko ngo wumva ukuntu akojya wumvisha ukuntu kameze karanabishye karagaza ubwo abana b'iki gihe bararenganye sinzi ikibakuza yahurute ntageryo wewe n'utwe tuntu twujya yuko nka kera ukiri umupeti wemeraga uri umupeti cyane ka super dipe kabisa nubu karira karacyaryohera nubwo nabaye umuntu za super dipe za kera za zamani kabisa izimwe zari ziraga kosi karimo umuheha oya ziranezo nejeje bundi zazize mwacangaga ukagenda wowe ukajyana n'ikipe yawe muri nka bane